Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tera intambwe mu nziza ntashidikanya kwaho ukomeje kumererwa neza ndetse unakomeje gukurikiza amabwiriza ndetse n'ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo gukomeza kurwanya iki cyorezo by'umwihariko bari bamaze iminsi muri gahunda yo guma mu rugo mu mujyi wa Kigali ndetse anashidikanya ko umeze neza. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuki twasuye Laboratoire, ni Laboratoire yo mu Rubilizi, ni Laboratoire ya RAB yifashishwa mu gupima ndetse no kuvura amatungo. Twaganiriye imikorere yayo, ariko kuri uyu munsi tugiye gusobanukirwa neza bimwe mu bikorerwamo. Turarebera hamwe uburyo indwara zimwe na zimwe zikurikiranwa, uburyo zipimwa, uburyo bazishakira imiti. Tumenyereye indwara, tumenyereye ibirondwe ku nka, ariko nabwo turasobanukirwa neza ndetse n'ubundi buryo bipimwa. Hari amasazi ashobora kwangiza amatungo yacu, yaba amasazi yatsetse ndetse n'ibindi byose. Ikiganiro cy'umunsi turasobanukirwa neza muri bimwe mu bikorerwa muri Laboratoire y'amatungo. Ikiganiro niteye intambwe muhinzi, kuri uyu munsi cyabaye tera intambwe mworozi. Icyo usabwa we ni kimwe kubimenyereye, nuko utava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Tuguhaye ikaze. Hano turi ni muri Labo, sitasiyo ya Rubilizi. Hano dufite Laboratoire y'igihugu, Laboratoire Nationale Vétérinaire y'igihugu, aho dusuzumiramo indwara z'amatungo. Akaba tunahakorera n'ibindi bijyanye n'amautopsi y'abari indwara inka amatungo yarwaye. Tukahakoreramo ibintu bijyanye no gusuzuma muri rusange indwara z'amatungo. Yego. Akenshi abantu iyo twumvise Laboratoire twumva ubuvuzi bw'abantu, kugira ngo umuntu yumve ko n'amatungo akenera kuvurwa cyangwa se Laboratoire ni gakeya. Bitandukanira hehe ku by'abantu, ku buvuzi bw'abantu ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo? Byose ni kimwe. Itungo ni ikinyabuzima kuko n'umuntu ari nawe arwara, bigakenera yuko basuzuma. N'amatungo rero nayo arasuzumwa, arapimwa, ashobora kurwara indwara zishobora kuba ari za virusi cyangwa za bakteri cyangwa se za parasite. Izo ndwara zose ziba zafasha amatungo turazipima muri labo kugira ngo tumenye izo arizo. Yego. Tumenye uburyo tuzivura, kuko buryo wamenye indwara amenya n'uko uyivura. Iyo rebye icyerekezo tuganishamo muri politike rusange y'igihugu no muri rusange by'umwihariko politike y'ubuhinzi n'ubworozi, turahanga ubworozi bwa gakondo cyangwa ubworozi bugamije isoko. Iyo cyangwa mu ubworozi bugamije isoko rero nuvuga ngo hari ibintu umworozi, hari ibyo nakwita level of professionalism umworozi aba afite y'amatungo ye. Ko tubona ubworozi mu butera imbere, aborozi baragira imyumvire yuko itungo rirwaye rigomba gusuzumishwa, rigapimwa, bakamenya indwara irimo. Niba ari itungo ryanapfuye, aborozi baboroye inkoko bagapimisha, bakamenya ikirimo indwara irimo y'amatungo yabo. Ni imyumvire ituma tuzamura, n'ibyo ntibivuze yuko hari abantu bagifite iyo myumvire kuko bari muri bwa borozi bwa gakondo, ariko aborozi barumva akamaro kuko amatungo yabo agomba gupimwa, nabo bakamenya uko ahagaze. Uhagaze. Hari indwara zimwe na zimwe ukunda gusanga, nko mukavuze utanga urugero nko mu bworozi bw'inka, amakore. Nk'ishobora kuba ifite amakore ariko adashobora kuyabona gutya. Indwara zirahinduka, turi mu isi, turi mu gihe haza indwara nshyashya, amavirusi amwe agenda yihinduranya. Ni ibintu byo guhozaho, ntabwo navuga ko aho twageze tuhagarika, ahubwo tugomba kongera ubushakashatsi no kongera ibikoresho bidufasha. Bivuze ngo n'abakozi nabo bagomba kwihugura mu buryo bw'ubushobozi bwo kugira ngo uko indwara zihinduranya, hazamo inshyashya, izakera zihinduranya, tugire ubushobozi bwo kugira ngo tuzimenye, kugira ngo tumenye uburyo tuzirwanya. Ese ibipimo bifatwa bite? Bikurikiranwa bite? Byitabwaho gute? Uburwayi bugaragara bute? Bakoresha ubuhe bushobozi? Ibyo byose n'ibindi bibaza tugiye kubisobanurirwa neza. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Iyi laboratoire ya virology ikaba isuzuma indwara zose z'amatungo yaba magufi n'amaremare ziterwa n'agakoko ka virusi. Muri izo ndwara ziterwa n'agakoko ka virusi, nko ku nka harimo indwara y'uburenge bitwa FMD, hariho indwara twitwa Rift Valley,
izo nizo ndwara dukunda gusuzuma cyane ku nka. Noneho ku matungo magufi nk'inkoko hari indwara ya Newcastle disease n'indwara y'ibicurane by'ibiguruka avian influenza. Noneho ku ngurube dusuzuma indwara iterwa na virusi yitwa African swine fever. Ubwo navuga ko cyane cyane ariko ubu muri iyi minsi turi gusuzuma kwita ku nka kubera ikibazo cy'uburenge kikunda kugaragara, kuko tuba dufite na gahunda buri mwaka indwara dukontorora cyane cyane ziteza mbega igabanuka ku mutungo, mbega niko nabyita, nuvuga ngo y'inka zagize ikibazo, amata arabura, inyama zikabura, none bikagira ingaruka ku twebwe tuzirya n'aborozi muri rusange. Nuvuga ngo izo ndwara buri gihe nyine turazigenzura. Hano twakira ubwoko bwa sample butandukanye ariko buri mu byiciro bibiri. Umworozi ashobora kwizanira aje gukora controle, cyangwa se twebwe nka laboratoire mu rwego iyo gahunda bita epidemiosurveillance tukamanuka mu borozi tukajya kubasuzuma, kubafatira ibizamini tukaza tugasuzuma, bikadufasha mu gufata ingamba mu rwego rwo kugura inkingo no kumenya uko amatungo muri rusange ahagaze no kwirinda indwara z'ibyorezo. Muri serology dusuzuma indwara zitandukanye ziterwa n'udukoko two bita bagiteri, ariko dusuzuma dukoresheje amaraso cyangwa amata, biterwa n'indwara tugiye gusuzuma iyo ariyo. Hano mukunda gusuzuma cyangwa ni izihe ndwara mukunda guhura nazo hano? Hano aho duhagaze ubu ngubu muri serology dukunda gusuzuma indwara y'amakore, mu kinyarwanda niko bayita indwara y'amakore, mu cyongereza bayita brucellosis. Ni indwara iterwa n'agakoko nyine ka bagiteri nk'uko twabivuze, ikaba ari indwara itubya umusaruro kuko inka irwaye amakore igira ikibazo cyo kuramburura kandi ikaramburura amezi akuze, noneho bigatuma umuntu atakaza itungo ryari rigiye kuboneka, ukaba utakibonye n'amata kubera yuko inka itabonye yayo ntabwo byorohera kuba yabasha gutanga n'amata nk'uko bikwiriye. Ikindi ni indwara yandura amatungo ikanduza n'abantu. Hakaba hari indwara nyinshi zinyuranye ziterwa na za bagiteri, tukaba dusuzuma izo tubasha gusuzuma dukora ku bizamini binyuranye, wenda harimo amata, harimo se ibindi bishobora guturuka ku matungo yapfuye, bishobora gufata amase, ushobora gufata izindi likide, amaganga, cyangwa izindi likide ziba mu mubiri w'itungo. Ushobora gufata icyo twita swab, wenda mu matwi cyangwa se ku kibyimba cyangwa ahantu hanyuranye. Ushobora kuzana amashyira, mbese sample zinyuranye z'ubwoko bunyuranye mu kizamini, mbese ibizamini binyuranye bindi bitari amaraso. Hanyuma iyo mumaze gufata ibyo bizamini cyangwa izo sample mukora iki? Mubihera hehe niba za sample zigeze ahangaha? Mukora iki mahana? Ubundi twakira sample z'ubwoko bubiri. Hari ibizamini tujya gufata twebwe ubwacu kuri tere, cyangwa bigafatwa n'abandi bakozi ba RAB, ariko hakaba n'ibindi bizamini bizanwa n'abaveterineri prive bashobora gusuzumisha, cyangwa aborozi bashobora kwishyura bakazana ibizamini tukabyakira, tugasuzuma ko byujuje ubuziranenge, ubundi tukabyakira. N'umuntu ufashe ikizamini kuri tere agomba kwitwaza amakuru. Hari amakuru agomba kuzanira umuntu wo muri laboratoire. Ikizamini kigomba kuba gifite aho giturutse, kigaragaza origine, kikagaragaza ni nyiritungo, usuzumisha ninde, yego, usuzumisha ninde, noneho arasuzumisha iki. Ibyo bivuze iki? Hari igihe icyo abantu barimo gukeka hariya kuri tere ni amakuru umuntu aheraho kugira ngo abashe kumenya tesite runaka uri buze gukora. Ayo makuru utayafite
ntago wamenya gutandukanya test uri bukore, kuko muri laboratoire haba harimo amatest anyuranye abantu bashobora gukora. Ni ukuvuga ngo umuntu uzanye ikizamini agomba kuza anazirikana ese inka irwaye gute, ifite ibihe bimenyetso, wowe veterineri urakeka iki? Kuko abaveterineri ntabwo nibo bari kuri tere kugira ngo bafashe aborozi. Veterineri arakeka iyihe ndwara, noneho uhereye kuri iyo ndwara akeka ubona ubona test uri buhereho. Wenda imwe itakwemera ukaba wajya ku yindi, ariko ufite aho guhera. Gupima rero mubikora muti? Ubwo rero bimaze noneho ibintu byose biri tayari, tugiye gutangira gusuzuma. Tumaze kumenya test turi bukoreshe n'amareactif akenewe, imiti cyangwa za chemicals zikenewe turi bwifashishe hano muri bacteriology, kugira ngo icyo tuba duhagurukiye gushakisha, tuba tugiye gushakisha microbe iri muri cya kizamini. Ibyo gihe rero duhitamo condition, muri condition turi bukoreremo harimo guhitamo ibiryo bya microbe zikuriramo, bizitwa mu zindi ndimi z'amahanga, ibintu byinshi byo muri laboratoire nta materime y'ikinyarwanda dufite, za muri de culture mu gifaransa cyangwa culture media mu cyongereza. Icyo gihe rero urayitegura haba hari protocole ijyana no kwitegurwa kugira ngo ibashe kuba yakorerwaho uburyo bwo gusuzuma indwara runaka. Ukafata cya kizamini ukagihinga nyine kuri iyo muri de culture. Noneho wagihinga kuri iyo muri de culture ukagishyira noneho muri condition ya temperature. Hari microbe zikunda ubushyuhe, hari n'izindi microbe nyinshi zikunda gukurira mu bushyuhe busanzwe nk'ubw'umubiri w'umuntu cyangwa umubiri w'itungo kuri za 37 38. Icyo gihe tuyishyira muri temperature muri mashini yitwa incubator ya 37 cyangwa 38. Yikunda 40 na kangahe tukayishyira muri 40 na kangahe. Yikunda mu bukonje muri 30 nayo tukayishyira muri ubwo bukonje. Noneho hari izi protocole isaba ko imaramo wenda amasaha 28. Hari n'izindi zisaba ko imaramo amasaha 48. Hari n'izisaba 72. Hari ndetse nka microbe itera igituntu iyo isaba iminsi n'ibyumweru. Ubwo ubishyiramo ya minsi cyangwa ya masaha yateganyijwe yarangira, ukaza kureba niba hari zakuze. Ni nko guhinga, ni nkuko ushyira imbuto mu gitaka, nyuma y'iminsi runaka zikatangira zikagondora zikazamuka ukazibona. Noneho rero iyo zakuze, ubwo nibwo ukomeza intambwe zindi zikurikira z'ubushakashatsi burimo kugira ngo umenye microbe ni ibihe. Iyo tumaze kumenya microbe yariyo iri mu kizamini twafashe, tujya kuri etape ya nyuma yo kureba umuti wakoreshwa kugira ngo iyo microbe ipfe. Uwo muti wakwica iyo microbe ni nawo wavura itungo kuri tere. Dushyiraho microbe ku buso bwose bw'aka gasahani, ariko karimo bya biryo bya microbe bishobora gutuma microbe ikura. Noneho tukazana imiti inyuranye, tugashyiraho za antibiotique zinyuranye z'ubwoko bunyuranye, bitewe dushobora gukora kuri bune, dushobora gukoresha microbe za antibiotique enye, 5 cyangwa 6. Noneho tukongera tugasubiza muri incubateur kugira ngo microbe ikure nyine muri za condition ikuriramo. Iyo ibashije gukura ikanakura kugera hahandi ya antibiotique iri, icyo gihe umuti nta mbaraga uba ufite. Umuti ntabwo uba wakoze. Ntabwo uba wakoze. Ariko iyo ikuze ikagira zone, agace runaka itageramo, ntabwo bihagije, kuko hari igihe ishobora gukumira, ariko gukumira gato, gakumira akazone gatoya, cyangwa igakumira akazone nini ariko ntigere ku biteganyijwe bisabwa. Ubwo ni ahandi itungo rishobora
koroherwa ariko ntirikire. handi ushobora gukoresha umuti itungo ntiryoroherwe mbese rikijajara ariko rikongera rikagira, ariko ahuye n'umuti uri ngombwa wasuzumwe neza ukarivura noneho bigakira. Iyi laboratoire nkoramo ishinzwe kurwanya indwara z'amatungo ziterwa n'udusimba twitwa parazite. Iyo tuvuze parazite ni udusimba dutunzwe n'ibindi binyabuzima, mbega dutunzwe n'amaraso. Iyo iryo tungo ritunze utwo dusimba ripfuye, utwo dusimba natwo turapfa. Utwo dusimba uburyo tubangamiye ubworozi ni uko iyo kariye ku itungo gahita gashyiramo akandi gasimba ariko ko kakajya mu maraso kagakuriramo, uretse ko icyo gihe noneho iba yitwa indwara. Twebwe muri tekinike yacu ni indwara iri parazite. Izo ndwara ni ebyiri nizo mbi zihangana n'ubworozi bwacu. Agasimba ka mbere ni akitwa ikirondwe. Ikirondwe nicyo twibandaho kubera ko ari nacyo kidutwara amatungo menshi. Gifite indwara mbi yica kandi ikanahenda kuvurwa. Iyo ugize amahirwe ikavurwa bigutwara amafaranga menshi. Noneho indi ndwara ya kabiri ni iterwa n'isazi yatsetse. Iyo sazi yatsetse nayo ni kimwe n'ubwo bwoko bw'ibirondwe, nabwo iyo buriye ku itungo nabwo bushyiramo akandi gasimba kagakurira muri iryo tungo mu maraso. Noneho nako iyo ugize amahirwe iyo ndwara urayivura igakira, ariko nayo ikaba yica iryo tungo. Ibyo byose rero bikaba bituma umusaruro wacu ukomoka ku matungo uba muke cyane. Ubwo rero tukaba dushinzwe kugira ngo ibyo byose tugerageze kubifashamo abaturage ari bo borozi bacu dufite mu gihugu. Ku kijyanye n'uburondwe mukora iki? Mupima niba koko ari uburondwe cyangwa ni ugutanga umuti wica ubwo burondwe mubukora iki? Nk'uko warumbajije byombi turabikora. Uburondwe ubwabwo nyirizina nabwo dutanga umuti ubwica. Uwo muti niwo bita bimwe abaturage bavuga ngo ni ugufuhera cyangwa se koza, ariko ndumva terime yakoreshwa ubanza ari ugufuhera. Icyo tuvuga koza inka n'umuti witwa akariside. Akariside niwo muti wica uburondwe uyuhagiye ku mubiri. Noneho ntabwo tugarukira aho ngaho ngo tuba twishe ubwo busimba ubwabwo, ariko hari ikindi gikurikiraho. Igikurikiraho ni uko turebana ka gasimba kagiye mu mubiri kakawukuriramo. Icyo gihe twebwe ntabwo tuba tukita agasimba, tuba tukita indwara. Iyo ndwara nayo yitwa parazite. Agakoko karitwa mpuza parazite, n'indwara gateye nayo ni parazite. Byombi ni parazite, ariko bifite uko tubirwanya butandukanye. Hano nyirizina turabona ibikoresho bitandukanye, turabona microscope, turabona n'ibindi bintu bitandukanye. Nyirizina hakorerwamo iki? Nyirizina hano ndamwe imbere mo hano muri iki cyumba. Ibyo byombi turabikora. Harimo za microscope zagenewe gushaka ubwoko bw'ako gakoko bw'icyo kirondwe, kuko ibirondwe ni amoko menshi ku buryo bigira amoko akabakaba igihumbi. Mu gihe twebwe nk'abaturage basanzwe tubona ikirondwe gitambutse cyose tuti ni ikirondwe bikagarukiraho, ariko hano twese aho tugarukira tumenya ubwoko bw'ibirondwe tunafite mu gihugu butwanduriza amatungo ni ubuhe. Hano hari za microscope zibishinzwe. Nabereka nk'iyi microscope iri hano. Izi microscope zindi nazo ni mu gihe cya kirondwe cyariye kuri ayo matungo yacu, ka gakoko kazitera izo ndwara, icyo twita indwara, nako kagakuriramo. Icyo gihe twiyambaza izindi microscope hano. Noneho niho dufataho amaraso
muri izo nka cyangwa se muri aya matungo, amaraso tukayashyira kuri utu turahure, noneho tugapima ako gakoko twebwe uko tukabona. Uretse ko twebwe ntabwo kaba kakitwa agakoko, tuba tukita indwara, uburwayi. Noneho iyo ndwara nayo ifite umuti uyivura. Turagenda tukagura umuti muri farumasi, noneho tukazitera. Tukamara kuzitera, tugize amahirwe igakira itararemba. Iyarembye cyane, igihe cyarenze baratinze gutabaza, iyo icyo gihe irapfa. Ugasanga ibyo byose ni igihombo turi kugira. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Ni na byiza ko wanirindaho kugira ngo uzivuze. Dusoza, ni ubuhe butumwa cyane cyane mugenera aborozi yaba abatangiye kwitabira zino serivisi yo gupimisha amatungo no kuyavuza, ndetse n'abandi batari bitabira izo serivisi? Wabivuze neza, cya mbere no kwirinda. Ntabwo tuvuga ngo twebwe ngo abantu nibarwaze baze basuzumishe. Icya mbere no kubabwira ngo birinde. Kwirinda indwara bitangirira mu kuba wagira isuku n'ubwirinzi, aribyo bita biosecurity. Biosecurity uvuga ngo uko famu, uko ubworozi bwawe uza abantu babugenderera abakoramo, hari ibyo uba ugomba kuba wubahiriza kugira ngo ibiva hanze bitaza kwanduza ibirimo imbere muri famu yawe. Kwirinda nicyo kintu cya mbere. Ubundi no kuba bakoresha abaveterineri babyigiye, babifitiye ubushobozi kugira ngo babasuzumire. Aborozi benshi hari igihe usanga barahari bagishaka kwivurira, mbwira ngo bikore gute nanjye kwikora. Ibyo ushaka gukora ntabwo ari we, ntabwo wabyigiye, ushobora kwikora nabi bikaviramo ingaruka mbi byatunga. Bagana veterineri babyigiye, banitabaze izi laboratoire kugira ngo dusuzume, tumenye cyangwa se dukore na autopsy tumenye n'iki nyirizina. Kuko iyo uzi icyo urwana nacyo bituma nuko ugihangara. Inshuti mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe mworozi, twabanye kuva kuri uyu munota wa mbere kugera amasaha, ndiza nashidikanya ko ikiganiro cy'umunsi cyari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twaganiriye hamwe, twasuye muri laboratoire, ariko twarebye ibikorerwamo, uburyo indwara zipimwa, yaba ziterwa na amavirusi, yaba ziterwa na mikorobe, ndetse tunakurikirana neza uko zishakirwa umuti. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, twigiye hamwe bimwe muri serivisi zikorerwa muri laboratoire nkuru y'igihugu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ni RAB. Ni laboratoire iri mu karere ka Kicukiro, ni Rubilizi. Twasobanukiwe neza bimwe mu bikorerwamo, ku ndwara zipimwa, ko zikurikiranwa, ndetse zimwe na zimwe zinashakirwa imiti cyangwa harebwa imiti yakoreshwa mu kugira ngo zivurwe. Daha nasobanuriraga wowe uje dusoza. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, reka ngushimire wowe twabanye. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe. Njyewe nakubwira ngo bye bye, naho umunsi nk'uyu, amasaha nk'aya,